Rwabuze isoni w'imyaka 62 wo mu mudugudu wa Munyinya mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi niwe tariki 11 mu gitondo z'uku kwezi kwa karindwi basanze amanitse mu mugozi mu gikoni yapfuye. Abakobwa be bari kubwira TV na Radio 1 uko urupfu rwe rudasobanutse. Twapfushije umubyeyi wacu, narabyutse mu gitondo hagati ya saa 12 na 50 na saa 10:10 nkigera mu gikoni nsanga umuntu amanitse hejuru, mvuza induru ndahuruza abantu basa gutabara. Nicyo kibazo cyabaye hangaha. Nyirizina y'umuntu yimanitse hari igihe ashobora gukoresha intebe cyangwa se agakoresha amatafari agahagararaho, kuko aho hantu hari harehare nta kintu na kimwe twahasanze, nta ntebe yuririyeho, nta n'amatafari yuririyeho, twisanze gusa twebwe amanitse. Ntabwo nzi ngo byagenze gute nanjye, niba yarishwe cyangwa se yariyahuye, dutegereje igisubizo kizava kuri ribu. Yakora abakobwa b'uyu musaza bavuga ko yari afite ibibazo yagomba kuzindukiramo. Ibibazo yari afitanye n'abantu, ikibazo yari afite cyari cyo kuburana isambu y'umurambi kugira ngo ayishakire cyangwa cya burundu. Ni icyo ngicyo. Yayiburanaga nande? Kuko yari afunze, yari gushaka icyangombwa cya burundu. Rero yatubwiye yuko ngo bamuhaye amakuru yuko cyangwa cya isambu bamaze kuyishyira mu maboko ya leta batazayimuha, ariko tubwira ati rwose ndashaka ku isambu yanjye naguze gute, hamwe bahatwaye ahandi habarekera, ahandi naho leta ikabije ikahatwara. Nicyo kibazo twari tuzi yari afite, kuko nanabyutse nzi ko ngiye yagiye akoze urugendo yagiye ku isambu y'umurambi, ariko nsanga aramanitse. Yaramamagaye nijoro, hari amafaranga nari naramugurije, arambwira ngo nagurisha inka zanyishyura. Aramamagara arambwira ati amafaranga yawe yakugezeho, yangezeho. Bitamubaza none se amakuru y'isambu bimeze bite, amafaranga naguye ko ambwiye ko ugiye kuyashakamo ibyangombwa. Ahita arambwira ngo isambu mwana wanjye barayindiganyije, nagiye kwa Tasivire ambwira ko isambu yabaye iya leta. Ku ruhande rw'inzego za leta, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga Mudahemuka Jean Damascene arabwira TV na Radio 1 ko inzara by'umwihariko izibishinzwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB zatangiye gukora iperereza kuri iki kibazo. Birakekwa ko yiyahuye. Inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ku cyaba cyarabiteye, ariko natwe nk'inzego z'ubuyobozi turakomeza kuba hafi umuryango. Uwo musaza abakobwa be bavuga ko basanze mu kiziriko cya supaneti yaherukaga gufungurwa mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Yari yarahamijwe ibyaha bifite bihuriye na jenoside. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Kamonyi.